Nandi abanyarwanda ko mwemera imana kuko yashinze u Rwanda aba bantu mureba aba ngaba turaza kubibibutsa neza ko atari ko bimeze. Mu buryo bwacu butari bwinshi cyane turaza guhangana nabo. Ndavuga abo birirwa batwiruka inyuma badukoronga ariko twebwe byatunanira, aba batunanira. Hari ibintu byacu bimwe baza kugomba kwigomwa bakaduha amahoro. Ubwo ariko ndabivuga mbateguza ariko nteguza namwe abanyarwanda ngo iyi myaka yose tumaze kuri uru rugamba rwo kubaka igihugu cyacu turashaka kuba abanyarwanda, ntabwo dushaka kuba ababiligi. Uwo bitarajyamo abanyarwanda bitarajyamo ko bakwiriye kuba abanyarwanda, tudakwiriye kuba aba bandi badukoroneje rwose tukabiyuhagira bakatuva ku ubu ndababwira nta kantu ndi busige. Nta kantu rwose ndi buba ariko kandi niyo nzira turimo yo kuba twebwe, ntabwo twaba abandi. Dukwiye kuba abandi, dukwiye kuba twe, tukabana n'abantu, tugahana amahoro, tukikora ibyo tugomba gukora biduteza imbere, akaba ari byo dushyira imbere yacu. Rwose niko mbyumva, sinzi niba hari undi ubyumva ukundi. Abanyarwanda tugashyira hamwe tukumva inzira yacu turimo itwubaka, ibitekerezo bitandukanye bikajya hamwe bigakorera igihugu cyacu, hanyuma tugahangana n'abashaka kudusenya. Kandi ndagira ngo mbabwire ko biravuna kuba wowe, kuba uko ushaka kuba wowe biravuna. Ni nko kubohora iki gihugu byavunnye abantu, ndetse abandi batanze icyo umuntu agira mu bintu byose gihenze kurusha ibindi ni ubuzima bw'umuntu. Ariko aba bantu abanyarwanda batanze n'ubuzima bwabo kugira ngo igihugu kibe uko gikwiriye kuba kimeze. Sinumva rero ko bizageraho abantu bakwiye kuba bananiwe bakavuga ngo reka dushake ibyoroshye. ni ya nzira
biraza kutuvuna. Bimwe mu Giswahili bita kufunga mkanda. Kufunga mkanda mnajua? Unafunga mkanda ni ukwitegura, ni nko kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje. Unafunga mkanda. Murabyumva? Twebwe abanyarwanda twitegure kufunga mkanda. Sio kufunga mkanda peke yake, ni kupigania uhaki wetu. Lazima tupiganie uhaki wetu. Tuna haki ya kupigania. Sinzi ko ubushake ari bwo bwabura rwose ntibikatubemo. So ibingibi baraho bavuze induru hirya baratugera barya sanctions, we do this, ubu buracya twapfuye kubera sanctions. Sanctions. Even the ones responsible for the problem are the ones asking for sanctions. In fact, there are those you ask, what do you think are the reasons for these sanctions? You know what? I don't know. But the Belgians told us there is something. I mean, ugiye gufata ibyemezo kubera ko wowe ntunabizi icyo bifatiye, ariko kubera ko hari uwabikubwiye wundi ufite inyungu ze. Ariko se nabwo iyo babajije ntibasobanura, kuko ubajije uti nakora iki mbese, nkora iki kugira ngo ibyo bihano mwoko biduha. Ntabwo baguha igisubizo cyuzuye, kuko ntibakubwira ngo irengagiza interahamwe uziveho, zakwiciye abawe ariko zihorere ejo zizanagutere. Muzi ibihumbi by'abantu dufite hano b'impunzi bavuye hakurya hariya birukanywe mu byabo. Kuvuga ngo abo ngabo batuze ubihorere, uburenganzira bwabo tuzabwira abayobozi ba Kongo babwiteho. Ubwo ni ukuvuga ngo ubashyize mu maboko yabo y'ababica. Ufasha ababica, ubashyize abapfa abicwa ubashyize mu maboko y'ababica. Byose bibaho. Iyi si turimo iri mu kinyejana cya kangahe, kuko bisa nkaho byasubiye mu kinyejana kindi twahisemo cyarangiye.